Zaina umukobwa w'umuryango w'Abarudabu yakunze Karimo wo mu muryango w'Abamongibo kandi iryo ryari ikosa rikomeye. Yahuraga nawe mu ibanga bagahurira ku musozi batari bemerewe kujyaho. Nta muntu wawujyagaho, nta muhango wo kujugunyaho wishe amategeko wabayeho. Uko gukomeza guhurira nawe ku musozi witwaga Yehiru kandi ari nijoro, uw'imiryango yabo yari ituyeho itarashwana, byatumye atangira kumwiyumvamo. Zaina yanze kubyihererana bibwira inshuti ye Liyara, akibyumvira mu cyaha yanga kumwumva, birangira Liyara amuregeye Rudabu, umusaza wari ugeze mu zabukuru. Imiryango yabo yari ifitanye urwango rukomeye. Ibi byatumye umuryango w'Abarudabu uhuza inama maze bazana Zaina washinjwaga kuvugana n'umusore w'umumongibo imbere yabo. Bamuteye icumu mu rubavu bategereza gato ngo apfe bajye kumujugunya hejuru ku musozi wa Yehiru. Liyara yamureze azi ko baramucyaha gusa ariko birangira bapanze kumwica. Ubwo bamaraga kumutera icumu bakajya gutegereza ko apfa burundu bari mu nzu nta muntu n'umwe usigaye hanze, Liyara yaritanze yanga kujya mu nzu amuvura cya gikomere nubwo kitahise gikira. Yahagaritse amaraso yavaga ari menshi. Zaina amasaha yarageze bamujyana bazi ko yapfuye, bamusiga ku musozi wa Yehiru. Nyamara nijoro Karimu yaje ku musozi bahuriragaho asanga ameze atyo, amutwara iwabo kugira ngo amufashe gukira, yirengagije ko Umurudabu atari yemerewe kuvugana n'Abamongibo. Abamongibo bakimenya ko yatabaye umukobwa w'Umurudabu bamuciye mu muryango ahungana na Zaina, nyina n'inshuti yitwaga Tarike. Gusa Tarike yatangiye kwitekerezaho cyane ubwo bazamukaga ku musozi wa Yehiru muri iryo joro ngo baharare buze gucya bitegereza aho bimukira. Yatekereje uko bizagenda, yibaza aho azakura umugore biramuyobera. Yakomeje gutekereza agira ubwo atekereza kuzica Karimo agatwara Zaina akamugira umugore we, nyina wa Karimo akababera umucakara. Mu buryo butunguranye bakigera hejuru ku musozi bumvise umuntu arira cyane. Yariraga avuga izina Zaina. Zaina yateze amatwi neza arababwira ati nimuceceke twumve. Niwe wangambaniye akandegera Rudabu akamubwira ko nza guhurira nawe muri aya mashyamba. Ariko yarazi ko bazambuza kuhagaruka gusa ntiyarazi ko bazanyica. Yabonye nanze inama ze arandega, bahise bandura kunyica arahangayika cyane. Ku munsi bantera icumu mu rubavu niwe wafashe iya mbere agashyira ubuzima bwe mu kaga. Yanze kwinjirana n'abandi mu nzu ahubwo araza afata ibibabi bivura agabanya amaraso ashyira n'umusenyi mu gikomere. Karemu wari gusanga namaze gupfa yatabikora, niyo mpamvu igisebe cyari gitangiye kuma. Bakomeje gutega amatwi bumva Liyara ari kuvuga ati Zaina aho uri hose umbabarire, ariko nta handi uri, ubu inyamaswa zarakuriye zirakumara. Ariko se kuki nta n'ikimenyetso mbona cy'uko wapfuye? Inyamaswa yaba yaragutwaye ni iyihe? Buri mugoroba nza kugushaka nkakubura, ntawe ntagushakiye, nta n'igufwa ndabona, uretse y'abantu bahajugunye kera, nayo yatwawe n'isura akagera mu musozi mo hagati. Yakomeje kumuririra avuga ati nzamara amajoro 30 nza kukuririra nibwo umutima wanjye uzibabarira. Iyo ataba njye wakureze ntuba warishwe, wenda wari kuzibanira amahoro n'uwo Karimo w'Umongibo, wasanga bo batagira imitima mibi nk'iy'Abarudabu. Asoje kurira agiye kugenda muri uwo mwijima ariko wari muri umuriro ruke rwaturukaga ku nyenyeri. Zaina yamuhamagaye mu izina ati Liyara wigenda ndahari, kandi sindi njyenyine ndi kumwe na wa musore najyaga nkubwira, ngwino umurebe. Liyara yabanje kugira ubwoba ariko yumva neza ijwi ari rya Zaina. Yarabegereye baraganira, Karemu, nyina na Tarike nabo baramwibwira bamubwira n'ibyabaye kuri Zaina byose nyuma y'uko abiwabo bamusize kuri uwo musozi. Liyara yafashe umwanzuro ati aho muzajya niho nzajya, iwacu sinzasubirayo, n'ubundi bagira imitima mibi cyane. Abantu 5 turahagije ngo dukomeze ubuzima bwacu, dukomeze kubaho nk'uko abandi nabo bakomeje kubaho. None ishyari yaratangiye kugirira Karemu ry'uko azabana na Zaina, yarishyize hasi atangira gutekereza ahubwo ukuntu bazaba babayeho neza buri muntu n'uwe. Uwari usigaye ababaje yari nyina wa Karemu wari udafite umugabo, ariko ubwo buzima yari yarabumenyereye kuko umugabo we yari yarishwe n'inyamaswa kera Karemu akiri umwana. Mu gitondo barebye hirya no hino bareba ku misozi ya kure cyane. Tarike yabagiriye inama ati tujye kure cyane y'Abarudabu duhunge tujye kure y'Abamongibo, twerekeza aho izuba rituruka mu gitondo. Bagiye bagana aho izuba rituruka uko ari 5. Barenze umusozi wa Yehiru bamanuka mu bibaya n'ibishanga bazamuka indi misozi barayimanuka bakomeza kugenda. Niko inyamaswa zabaga zihoma izibabonye zikiruka zishaka kubasatira bakazitera amacumu bakazica. Umusozi wundi wawugeze hejuru babona ari mwiza ariko ntiwawuturaho, bamanuka mu kibaya bariho bajya kwibera. Bwari bugiye kwira bahitamo kurara aho ngaho mpaka bukeye. Tarike na Karimo bafashe ibiti barabikuba kugeza umuriro watse, bafata ibindi biti byari byumye babirundaho. Umuriro waratse bawicara iruhande. Bari imbuto bari basoromye bakomeza kuganira ku cyo bagiye gukora. Karimo yarababwiye ati dore turi 5 ariko mama yamenyereye ubuzima bwo kuba adafite umugabo. None rero Liyara niyemera abane na Tarike nanjye mbane na Zaina. Ejo mu gitondo tuzubaka inzu zo kubamo tuba imiryango. Tuzajya duhigira hamwe dusangire, ariko buri muryango uba ufite inzu yawo. Abana bacu niho bazakurira. Liyara nta kindi ari kurenzaho ahubwo yarabyishimiye. Tarike yahise yibuka ko mbere yo kubonana na Liyara yari yamusezeranyije ko hari ubundi buryo bazakoresha akabona uwo abana nawe. Yaramubajije ati iyo Liyara ataza kuboneka byari kugenda bite? Karimo ati byari kuzatugora ariko tukabikora.
twembi twari kuzajya mu Bamongibo tukiba umukobwa tukamuzana hano, yabyanga tukamukomeretsa akazazungera ariko akahagera, ntiyari kuzanga kubera umugore yahageze. Tarike yumvise nabyo byari gushoboka, gusa arituriza kuko Riyara yari ahari. Iryo joro bumvaga inyamaswa zihumba cyane banga kuryama, uretse nyina wa Karemu, Riyara na Zaina bagezeho bagasinzira. Bagitora agatotsi, umuyaga mwinshi waje muri wa muriro utuma ugurumana cyane, wafashe ku bindi biti nabyo bitangira kwaka. Amababi yari hasi yarumye atuma umuriro urushaho kuba mwinshi cyane. Karemu yababyukije yihuse, bahunga uwo muriro ukwirakwiraga hose muri icyo kibaya. Inyamaswa zarimo zarahunze, ibiti bikomeza gufatwa. Ahantu hagari cyane habaye umuyonga, hasigara itaka gusa. Bwarinze bucya umuriro ucyaka kandi ukomeza gukwira hirya no hino. Ku bw'amahirwe mu munsi hagati warazimye, barundanya undi ku ruhande rwo gukomeza kujya barinda kuzima, kuko bari kujya bawotsamo inyamaswa bari kuzajya bahiga. Babanye aho hantu batyo, ariko babona kubaka inzu bizabagora. Kugira ngo imvura itazajya igwa ikabanyagira, babanje gucukura umwobo bakoresheje amacumu. Bawucukuye ahantu hari hameze nko mu mukingo, bahagira neza kugira ngo bajye baharara imvura yaguye. Gusa babaga bafite impungenge ko inyamaswa yabasanga bikabagirira nabi, bigatuma ijoro rimwe Karemu arara amaso, irindi Tarike nawe bikabuko. Ubwo buzima babubayemo bamaze kumenyera neza, bubaka inzu mu biti by'imigano. Iminsi yakomeje kwicuma, bageze aho guhiga bitangira kubagora. Kubona inyamaswa byabaga bigoye, inyinshi zarahunze kubera wa muriro. Bari basigaye bahiga kure cyane. Karemu yitegereje ukuntu bari basanzwe barya inyama zokeje, abasaba ko no mu gihe imbuto nazo zaba zatangiye kubura, bazafata bimwe mu bimera byari aho bakabishyira ku muriro, bakareba ko byakuraho bakabiryaho kuzicwa n'inzara. Umunsi umwe bagiye guhiga, maze nyina wa Karemu abura imbuto mu ishyamba ryose. Yiriwe azenguruka buri hazikura. Zaina na Riyara bo bendaga kubyara batagishoboye gukora ingendo ndende. Ba Karemu nabo babuze inyamaswa mu ishyamba burundu, bugiye kubiriraho baritahira. Baragarutse basanga abagore babo inzara yenda kubica kandi nta kintu bazanye. Ubusanzwe ntibaburaga inyama kuko bahigaga inyamaswa biboroheye. Ayo mashyamba yabagamo nyinshi bakihagera, gusa nazo zarahungaga kuko zabaga zizi ko nta keza k'abantu. Igitangaje nuko batarobanuraga iyo kwica n'iyo kureka. Niko nazo zakomezaga kwimukira hatari abantu. Nanone baryaga imbuto batoraguraga mu mashyamba nizo basoromaga ku biti, ariko nazo zari zisigaye kure cyane y'aho bari batuye. Mu gitondo Karemu yazengurutse aho hantu babaga, yinjira mu ishyamba gato, abona igiti cyari cyoroshye gifite imizi yazamutse hejuru y'ubutaka. Umuzi yarawukuriye yumva woroshye, arawufata n'inzara nyinshi arawuhekenye. Yashyizemo amenyo abona uruhu rwivanyeho, arya umuzi utariho roho. Yumvise uryoshye cyane, asaba abandi kuza kumufasha gucukura imizi y'ibiti byasaga bityo. Barahekenye bashira inzara. Tarike ati tubanze turuhuke tuzasubira guhiga nyuma. Iminsi yageze ahiba myinshi batunzwe n'iyo mizi, kugera ubwo Zaina na Riyara babyaye abana b'abahungu ari ikibatunze. Icyakora yatangiye kubananira, bigira inama yo kuyishyira ku muriro nk'uko babikoraga ku nyama. Byarabahiriye, babona yoroshye kurushaho kandi iryoshye kurusha imibisi. Bakomeje batyo, Tarike abagira inama yo gushaka indi mizi yoroshye itari iyo muri ubwo bwoko, bakareba ko niyo bashobora kuyirya. Bakomezaga kuzenguruka mu mashyamba, rimwe bagera ku bimera byo hasi byari bimeze nk'imigozi miremire yoroshye ariko ifite amababi. Babonye ifite imizi minini nayo yoroshye. Barayiriye bumva iryoshye ukundi bagereranyije n'iya mbere, batangira kuyicukura bayishyira imiryango yabo, imwe bakayotsa indi bakayihekenye. Bakomeje kugira amatsiko menshi, guhiga basa n'ababyibagiwe, kugera ubwo bageraga ku yindi mizi yoroshye, basanga ishaririye bakayotsa, yashya ikavamo ubushari ikaryoha cyane. Rimwe ari n'umugoroba bicaye bari kurya inyotse y'imizi, Riyara wari uteruye umwana we w'umuhungu yarababwiye ati muzika hano twajugunye utubuto two mu mbuto imbere, hameze ibiti bimeze nk'ibyo twazisoromyeho. Kubyimva byarabagoye, bukeye bajya kureba kugira ngo basobanukirwe. Karemu yarumiwe ati ntitwakabaye twicwa n'inzara, nitubona izindi mbuto tuzazishyire hamwe turenzeho itaka turebe ko zizakura zikavamo ibiti, ibyo biti nabyo bikazeraho izindi. Barabikoze hadaciye kabiri zitangira kumera. Bafashe umwanzuro w'uko na ya mizi bazajya bafata ibiti bayikwiyeho bakabijomba mu butaka cyangwa imizi ubwayo, bakareba ko yazameraho ibindi biti. Bakomeje batyo, babikoze biraba. Ariko nabwo inzara yakomeje kuba ikibazo, imizi irabashirana. Bajyaga guhiga ntibabashe kubona inyamaswa, bazibona bakazibona rimwe na rimwe, bakarya utunyama duke ngo baticwa n'inzara mu yindi minsi. Tarike na Karemu bigiriye inama bati ko twari imizi, ibyatsi byo ntibyavamo ibyo kurya. Nyuma yo kubona ko umuriro utuma imizi yoroha, batangiye kugerageza ibyatsi ngo barebe ko nabyo byaribwa. Bagiye bafata ibyatsi bakabishyira ku muriro nabyo bikoroha, babirya bakumva bitaryoshye cyane, ariko nibura bikabamara inzara. Bagerageje byinshi, ibyo bumvise biryoshye nabyo bagafata bimwe bakabitaba hafi yabo ngo bizamereho ibindi. Noneho bari bamaze kubona ko ibyo kurya ari byinshi, bashobora kubaho batarya inyama n'imbuto gusa. Ku bw'amahirwe make, nyina wa Karemu yabuze imbaraga birangira ashizemo umwuka, bamujyana mu mugezi wari hepfo cyane atwarwa n'amazi. Bari bazi ko umuntu aramutse apfuye akaguma hafi aho yazana umwuka utari mwiza nyuma y'igihe gito. Basigaye ari 6 mu ishyamba, ni ukuvuga Zaina, Riyara, Karemu, Tarike n'abana babo. Bakomeje kubyara abandi bana kandi bagerageza ibimera byose babishyira ku muriro ngo barebe ko byavamo ibyo kurya.
Ikibabaje nuko ari byo bigeze kugeraho babiha abana babo babiri bagahita bapfa. Bagize ubwoba bwo gukomeza gushaka ibindi ngo nabo batazapfa. Batwitse ahandi hantu batwika hagari, buri kimera cyose bagerageje gushyira ku muriro kikoroha kandi bakirya bakumva kiryoshye, bakagitaba aho hantu mu kibaya. Bacukuzaga ibiti bakagishyira mu butaka bakarenzaho irindi. Nubwo ubuzima bwasaga n'ubwahindutse, bageze aho bakumbura inyama n'imbuto nka mbere. Rimwe ari nijoro Zaina yabwiye Karema ati ndumva nkumbuye inyama kandi inda ntwite ishobora kuvamo ntayibonye. We na Riyara bari bapanze kwirwaza bakabwira abagabo babo ko bararushaho kuremba nibatabona inyama. Kubera ko urupfu rwa nyina wa Karema rwari rwarababaje, bagize ubwoba bajya guhiga kure cyane ngo barebe ko babona inyama. Bageze mu ishyamba bagira amahirwe babona inyamaswa, bayitera icumu barayihamya, ariko ntiyabashaga kwiruka cyane cyangwa ngo isakuze nk'izindi nyamaswa. Bakica izindi zarishanyaga ubwatsi zarirutse, Tariki ziruka inyuma zirusha umuvuduko zigeramo hagati. Ubusanzwe inyamaswa nyinshi zatungwaga n'inyama, iyo zabaga zirisha ubwatsi cyabaga ari ikimenyetso cy'uko itarya umuntu, ariko nanone zabaga zizi kwiruka cyane. Tariki yazigezemo afata imwe akagura arayikurura, izindi ziramukurikira. Byaramutunguye cyane kubona afata inyamaswa nk'izindi zikamukurikira, ubona ntacyo zenda kumutwara. Yasabye Karema kuba aretse iyo bari bafashe akaza kureba, ahageze nawe arumirwa. Yahise afata indi barazikurura, izindi zikomeza kubakurikira. Babonye kuzikurura bazifashe amaguru bigoye, bashyira utugozi mu maguru bagenda bakurura, izindi zizigenda iruhande, iyo bari bishe bayisigaho. Bakomeje kugenda batyo bakora urugendo rurerure cyane basubira aho abagore babo n'abana bari. Izo nyamaswa bazishukishije ubwatsi zirarisha n'iziruka zikomeza kubakurikira aho bajyaga hose. Bageze mu kibaya abagore babo baza kureba bafite amatsiko menshi. Karema yagiriye inama Tariki yo kuzizirika zose avuga ati zitaza kuducika zikagenda. Nanone yamubwiye ko izo zari kubatunga iminsi myinshi, bityo ko bari kuba baruhutse ibyo kujya guhiga. Zaina na Riyara barishimye ndetse bakunda izo nyamaswa zari zifite ubwoya bwinshi, zidasakuza cyane kandi zitagira amahane. Rimwe na rimwe bazikuragamo imigozi bagatungurwa no kubona zitirutse n'izigiye zikongera kugaruka. Bamaze iminsi batajya guhiga, basigaje 3 Zaina ati nimuzireke zizabyarire hano, bizabarinda guhora muhiga kure. Karema ati nitubura umuhigo se bizagenda bite? Zaina ati tuzihangana tuzireke dutungwe n'ibyatsi imizi n'imbuto. Barabyemeye basubira guhiga, ariko nabwo byari bigoye ko babona umuhigo. Bakomezaga guhiga, rimwe na rimwe bakubona inyamaswa ubundi bakayibura. Tariki yagize igitekerezo ati twimuke tugende tujye aho tuzabasha kubona ibidutunga bitatugoye, ariko Karema aramubwira ati kugenda byaba byiza, ariko harimo ibibazo byinshi. Hano twarafatishije, iyo tubuze inyamaswa ntitubura ibyo kurya, ahandi twazajya naho wenda byazamera uko inyamaswa zikaduhunga bikarangira twishwe n'inzara. Aha hantu tumaze kuhamenyera, tuhagumye byaba byiza, ahubwo dushaka uko twakomeza kuhaba bidasabye ko dutungwa n'inyamaswa. Zaina aramwunganiye ati izi nyamaswa mwazizanye ari 3 none zimaze kubenye, imwe yarabyaye. Rero icyiza nuko twaguma hano, nyuma zizaba nyinshi, zimwe tuzirye izindi dukomeze kuzorora. Mu yindi minsi tuzajya dutungwa n'ibimera. Ayo niyo yabaye amahitamo meza, bose barabyemera. Nyuma y'igihe kinini abana babo batangiye gukura, bakabajyana mu mashyamba ya kure cyane babatoza guhiga. Bakomeje kujya bahiga, umunsi umwe nanone bagwa ku nyamaswa zari zifite ibara ry'umukara n'imirizo migufi ireba hejuru. Baziritse inyuma babona zitabasha kwiruka cyane, bumva n'urusaku rwazo rudateye ubwoba. Kimwe na zazindi za mbere biyemeje kuzifata zose bakazishyiramo imigozi bakajya kuzirya, bakazasigaza ikigabo n'ikigore byo kuguma korora kugira ngo barebe ko zabyara vuba nk'iza mbere. Imirimo yari yarabaye myinshi, basigaye bafite akazi ko gutaba ibyatsi, imizi n'ibindi bimera mu itaka, bategereje ko bizavamo ibindi. Ubwo kandi niko bakomezaga kugenda baba benshi, abana b'abahungu babyaye barushaho kugira imbaraga, abakobwa nabo bamenyera imirimo yakorerwaga mu kibaya. Tariki na Karema bari bamaze kuba abagabo bakuru. Bari barigishije ababakomokaho kubumba ibintu byashoboraga gutwara amazi mu ibumba, aho kuba uruhago rukoze mu ruhu rwatwaraga amazi make. Bageze aho batereka ibyo babaga babumbye ku muriro, bashyiramo amazi nyuma y'iminota mike arashyuha. Ukuntu yarashyushye byabaha igitekerezo, babona ko banazemo umuzi wakoroha cyangwa ibindi byatsi. Barabigerageje biroroha, ahubwo bimwe biryoha kurusha ibyo babaga bokeje. Ibyatsi byo babikuraga ku muriro bitarababuka ngo nabyo byake, gusa mu mazi byashyaga neza bakabirya byoroshye. Guhera ubwo banzuye kujya bateka mu mazi aho guteka ku muriro. Hashize iminsi basubiye guhiga mu ishyamba, babona inyamaswa muri za zindi bakayizana. Gusa hari inyamaswa nini yabagoye ikajya kubica bayitiranyije n'izindi. Ni inyamaswa yari ifite amahembe yigondeye mu gahanga, igira amahane menshi. Bagerageje kuyifata kuko yarishaga ubwatsi nk'izo bari bafite mu kibaya, ahubwo yishaka kubica. Icyakora kuko bari bazi guhiga nibo bayishe, barayikorera bajya kuyirya kandi barya iminsi myinshi. Yari nini cyane bamara iminsi batajya guhiga. Bamaze inyama basubira guhiga. Inyamaswa bari bafite mu rugo zo bifuzaga ko zibanza kubyara zikaba nyinshi, bakazafata ikiruhuko gihagije mu guhiga batunzwe nazo.
Rimwe basubiye guhiga babonye indi nyamaswa yarishaga ubwatsi imeze nk'iyo bagerageje gufata ikabasatira ishaka kubatera amahembe. Aho zari zitandukaniye nuko iyo yindi yo yari ifite amahembe azamutse neza yigonzemo gake. Barayegereye aho kubasatirira bahunga igenda igana mu zindi zari zimeze nkayo. Kubera ko yarishaga ubwatsi bakoresheje imbaraga zabo zose bagerageza kuyizirika biremera bayijyana mu zindi nyamaswa bari bafite mu kibaya, yewe yemera gusangira nazo ibyatsi idateye amahane. Banze kwirya basubira guhiga naho bari bayibonye, igihe kigeze bazana indi y'ikigabo ngo zibane zizabashe kubyara. Korora byabaye ibintu byabo, amatungo yabaye menshi ntibasubira guhiga bakajya barya ibyo bahinze cyangwa inyamaswa yabaga ikuze kurusha izindi. Bidatinze Tariki yarapfuye kubera gusaza cyane, bamujyana mu mugezi bajugunyagamo abandi. Riyara nawe yarageze mu zabukuru cyane, yaje gupfa bamunaga mu mazi. Karimu na Zayina basigaye ari bo bakuze cyane, abantu babakomokagaho nabo barabaye abagabo barabyaye. Babonye abo bazanye muri icyo kibaya bose bapfuye, batangira kuganira ku minsi ya kera, bishimira ko babashije kurenga ku mategeko y'imiryango yabo, bikaba byarababereye umugisha wo gusazana. Zayina yumvaga akumbuye abantu b'Abarudabu na Karimu akumva akumbuye Abamongebo bene wabo, ariko ntibari kongera kubabona. Batekerezaga ko abenshi muri bo bapfuye kera, cyane cyane ababarushaga imyaka cyagiye bahungaga, kandi byari byo kuko nabo baburaga amazuba make bagapfa. Bakomeje kwibukiranya ibihe bya kera, ukuntu bahuriye mu ishyamba ku musozi wa Yehiru, ukuntu wabo wa Zayina bamuteye icumu bamumuziza, n'ukuntu nawe wabo mu Bamongebo bamwirukanye kubera ko yamuzanye akamuvura ibikomere, kandi wabo bari abanzi babo. Bashimiye cyane Tariki wemeye kubana nabo kugeza apfuye, bashimira na Riyara wemeye kubakurikira atazi aho bagiye, bikarangira hasaziye kandi ahapfiriye. Abana babo bari barabaye bakuru, barabyaye bafite abuzukuruza. Karimu ni wari umuyobozi wabo, bamwubaha cyane bamufata nk'umuntu udasanzwe. Yarazi byinshi kandi yari yaratumye bareka guhiga, batunzwe n'ibimera bari barahisemo bakabihinga ndetse n'inyamaswa bororaga. Kandi umunsi ku wundi barushagaho kuvumbura ibindi byashoboraga kuribwa nubwo bimwe byabahitanaga. Rimwe ari mu munsi hagati izuba ari ryinshi, abantu bari benshi bagize itsinda ririmo imiryango itandukanye, baje basa n'abahunze, bimutse bari gushaka ahandi hantu ho kuba. Bageze ahantu babona hubatse inzu zikomeye zubakishijwe imigano, hahinze ibintu byinshi, hari inyoni ngufi zabaga zitora ibinyampeke hasi, babona n'izindi nyamaswa zari zirimo imigozi ziritse ku biti zirisha ubwatsi, abana bazo bakina n'iz'abantu. Ishyamba ryari aho hantu bari bararitwitse ari hagari bishoboka. Babanje kugira ubwoba, bafata amacumu yabo kuko batekereje ko abantu baho nibababona barabica. Abakomokaga kuri Karimu na Tariki baboneye kure, basakuza cyane nk'abatewe n'abanzi. Bafashe amacumu yabo bagiye kurwana nabo, abandi bamanika amaboko. Bakivuga abo kwa Karimu bumvise ururimi rwabo ari rumwe, uretse ko bataruvugaga mu buryo bumwe. Bafashe uwari ubayoboye bamujyana imbere ya Karimu na Zayina. Baganiriye nabo bati muvuye he, mugiye he? Nabo bati twitwa Abarudabu, ariko muri twe harimo n'Abamongebo bake. Zayina yarishimye ashaka kubabwira ko nawe ari Umurudabu, ariko Karimu aramubuza, babanza kubabaza aho bari berekeje. Uwo mugabo yarababwiye ati amashyamba yageze hashiramo inyamaswa, zari zarahunze zaragiye kure kuko twakomezaga kuba benshi. Imbuto twasoromaga nazo zagize aho zirashira, bamwe muri twe batangiye gupfa kubera inzara. Abantu hirya no hino barapfuye, baba Abarudabu n'Abamongebo, bamwe bahungira mu mashyamba ya kure cyane. Abantu bake nibo babashije kugumayo nubwo guhiga nabo byabagoraga. Kubera ko kubona inyamaswa ku musozi byabaga bitoroshye, twatangiye gushakira mu mazi tubona amafi nayo turayaroba, birangira tuyamaze mu migezi yose. Abarudabu twabonye tugiye gupfa, twerekeza aho izuba rituruka. Twageze imbere tuhasanga Abamongebo nabo bari berekeje iyo batazi, birangira twihuje. Twanze kurwana duhitamo gufatanya urugendo ngo wenda twagera aho dushobora kubona amaramuko. Karimu yabagiriye impuhwe amusaba kuzana abo bantu bose bakabakira. Yababwiye uko bageze aho hantu, uko batangiye guhinga nuko batangiye korora zimwe mu nyamaswa zirya ibyatsi kandi z'inyamahoro, nuko batangiye korora zimwe mu nyoni zitabashaga kuguruka ngo zigere mu kirere kandi zitazi kwiruka cyane. Bababwiye ko bahoze babana n'abakurambere babo, bababwira n'icyatumye bahunga bakava muri icyo kibaya. Bamwe muri bo bari bashaje barabamenye. Umusaza umwe ati ni wowe witwa Karimu? Ndabyibuka bakwirukanye ndi umwana. Uwo ku rundi ruhande nawe yamenye Zayina ati niba ari wowe Zayina ndakwibuka, nari nzi ko wapfuye kera igihe bagutera icumu mu rubavu bakakujugunya ku musozi wa Yehiru. Zayina yakuye muri uruhu rwiza yari yambaye, rwari rwuzuye ubwoya bwiza cyane, barurukuye kuri imwe mu nyamaswa bari boroye, amwereka inkovu y'aho rya cumu ryafashe. Noneho babiyumvisamo kurushaho, bishimira ko bongeye kubona bene wabo bari barahunze kera bakiri bato. Babazanye mu mbuga yabo, babagaburira ibyo kurya bitetse mu byo babumbaga. Ku munsi ukurikiye batangira kubaka amazu yo kubamo mu migano. Ubuzima bwabanye bwiza, bakomeza akazi ko gushaka ibimera byashoboraga kuribwa, bakabihinga hirya no hino, bagera hari amashyamba bakayatwika, naho bakahatera ibindi, ariko bita no kuri za nyamaswa bari boroye. Abo bari babahungiyeho nabo babigishije kuroba, inzara barayirwanya kandi ntibasubira guhiga cyane. Bose umukurambere wabo yari umwe, ari we Yehiru, bavuga n'ururimi rumwe. Guhuza byaraboroheraga, bagakorana nta rwango rwihishe mu mitima yabo.
Hadaciye igihe kinini bari bihuje nabo bandi bari barabagannye, Zaina yarapfuye nawe bamujugunya mu mugezi watembaga kugira ngo batazakomeza kumureba. Karimu nawe yarashaje cyane asigaye agendera ku nkoni. Yahamagaye abagabo bari bakuru ababwira ko umuhungu we mukuru witwaga Neolitike ari we ugiye kumusimbura, akajya abaha amategeko yo kugenderaho nk'uko nawe yabigenzaga kandi bakamugisha inama ku cyo bashaka gukora cyose. Nyuma y'iminsi 2 yarapfuye. Neolitike yahamagaye abantu bose arababwira ati ntabwo papa tumujugunya mu mazi, ahubwo tugomba kujya tumwibuka nk'umuntu wabaye intwari kuva akiri umusore. Twakabaye tutarataye mama mu mugezi nawe tukamushyingura hafi ye, niwo wabaye isoko ya byose mureba. Urukundo rwabo rwatumye bagira ubwo bagerageza kubica ariko basimbuka urupfu. Barahunze bahungana n'inshuti zabo bituma baguka baba mu muryango mugari. Batugejeje kuri byinshi tumenya guhinga ibiti bigira imizi iribwa, ibyatsi biribwa n'ibindi byerera hejuru. Tworoye zimwe mu nyoni n'inyamaswa, iyo dushatse inyama tuzirya bitadusabye guhiga. Nitumuta mu mugezi tuzamwibagirwa, ahubwo ducukura umwobo tumushyiremo hejuru tuhashyira amabuye kugira ngo tutazahibagirwa. Bizatuma aguma mu mitima yacu kandi twirinde kwangiza ibyo baruhiye. Uko niko babigenje, bacukura umwobo muremure yashoboraga kujyamo. Mbere yo kumushyiramo bafashe umubiri we bawuzingira mu mpu nziza cyane zari zifite ubwoya bwiza bw'umweru, bamushyira mu mwobo barenzaho itaka, hejuru barundaho amabuye y'ikimenyetso. Bashyizeho na gahunda yo kujya bamwibuka bakamuha icyubahiro. Ntibyatinze abo baturage batangiye kwiyitaba Neolitike kubera ko Neolitike ari wari uwayoboye. Neolitike nawe yaje gupfa, bamushyingura bo bashyinguye se Karemu barenzaho amabuye. Ubuzima bwarakomeje bakomeza kwitwa aba Neolitike, umuhungu wa Karemu na Zaina. Mu nkuru babwiraga abana babo n'abuzukuru babo zabaga ziganjemo iz'urukundo rwa Karemu na Zaina. Kubera urukundo batumye abantu bareka gutungwa n'inyama n'imbuto gusa batangira guhinga no korora. Banyuze mu bihe bikomeye barwana ku rukundo rwabo kandi babonye umugisha, babera umugisha n'abandi bantu bose bariho icyo gihe. Na inkuru yacu yari ifite ibice 2 irangiriye, naho ubutaha mu zindi nkuru.